shimwe mwami Yesu isezerano ryawe ntirijya rihinduka mwami kandi ntirijya rihera kuko icyo wavuze no kubikora uzagikora mwami n'ahandi dukura umunezero ni kuri wowe Kristo kandi wowe waduhaye agakiza kawe mwami icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe naho watakambira Imana igasa naho itakwitayeho kubaho ukumva ntacyo bikikumaniye urababaye nshuti wasubiza amasi uvuye ni kure kandi ni habi cyane watekereza nawe ugiye bikagukomeretsa umutima nyamara wareba abandi uko babayeho rwose ukireba nshuti ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana Mana idahemuka jya uyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe ngibyo biruhije nubwo isezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe ngibyo biruhije nubwo isezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera wasezeranye natwe mwami no mu bihe biruhije mwami isezerano ryawe rirasohora no mu bihe bikomeye mwami uhora tukumva mwami duhora tubana nawe dusabana nawe uri Imana y'amasezerano Yesu shimwe mwami w'abantu wasezeranye kuzabana natwe no mu bihe ngibyo biruhije nubwo isezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera ntabwo rizahera jya uyizera ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda itorero ryanjye n'umuryango wanjye itorero ryawe n'umuryango wawe kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda turi umuryango tugeze ku munsi wa 14 w'amasengesho y'iminsi 40 turimo aho turi kwifashisha igitabo cy'ubuzima bufite intego ingingo y'uyu munsi iravuga ngo iy'Imana isa n'iri kure yawe mbere yuko twinjira mu ngingo nyirizina reka tubanze dusenge witeka mwa Imana yacu se umwami wacu Yesu Kristo turagushimye turaguhimbaje turakunezerewe kuri Imana y'ibihe
kandi Imana yacu ko ibihe byose ujye ubiturindiramo, turi mu byiza, turi mu bibi, turi mu munezero, turi mu makuba, turi mu kaga, turi mu mudendezo. Mwami Imana, icyo gihe cyose uba uri Imana, ukomeza kuba Imana. Mwami Imana yacu, dusengeye abari kunyura mu bihe bitandukanye, abaruhijwe, abananiwe, abari mu mubabaro, abo bose Uwiteka Mwami Imana yacu ubagirire neza. Hari abumva bari kure cyane yawe wabataye, hari abumva Mwami Imana yacu n'amasengesho yabo utari kuyumva muri ibi bihe, abo bose turabakweretse. Bakomereze kwizera, bagume mu masezerano y'ijambo ryawe Mwami Imana yacu, ntibakuveho kubera ukuntu bari kubiyumva muri iyi minsi. Urakoze kuri Imana nziza, urakoze kuri Imana idahinduka, urakoze kuri Imana yo kwizerwa, mu izina rya Yesu, amen. Turifashisha amagambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 8 ku murongo wa 17. Turasoma: nuko Uwiteka wimaga amaso ab'inzu ya Yakobo, nzamutegereza murindire. Imana burya muba muri kumwe uko waba wumva umeze kose. Biroroha ariko burya kuramya Imana iyo ibintu byose bigenda neza mu buzima. Iyo ufite ibyo kurya, iyo ufite ibyo kwambara, iyo ufite aho kuba, iyo ufite inshuti nziza, iyo ufite umuryango, byose biri kugenda neza, igihe cyose uba wumva ibintu byose biri kugenda neza, amahirwe ari kugusekera, burya biroroha kuramya Imana. Ariko burya ibintu ntago bihora ari byiza mu buzima. None se waramya Imana ute igihe uri kunyura mu bigeragezo, igihe ibibazo byabaye byinshi, igihe Imana isa nk'iyaguteye umugongo, cyangwa se igihe isa nk'iyaguhishe mu maso hayo? Kugira ngo ubucuti bwawe n'Imana bukomere, izabugerageresha ibihe bisa nk'aho ikuri kure, ibihe bisa nk'aho yagutaye cyangwa se yakwibagiwe. Imana ubwayo ijya yiyemerera ko ijya iduhisha mu maso hayo. Gusa ibi ntibivuze ko Imana iba yagutaye, kuko mu ijambo ryayo yadusezeranyije kenshi ko itazadusiga kandi itazaduhana. Ariko nanone ntaho dusanga mu ijambo ryayo ko buri gihe tuzajya twumva ituri hafi. Iyo ukiri umwana mu gakiza, Imana iguha amarangamutima menshi yo kuguhumuriza, ndetse igasubiza amasengesho yawe menshi, amwe n'amwe aba ari mu bwana bwinshi no kwirebaho, kugira ngo umenye koko kwiriho kandi ko muri kumwe. Ariko uko ugenda ukura mu gakiza, izagenda icutsa ayo marangamutima n'ibindi wishingikirijeho. Imana rero ibituriye uruhande iteka ryose niyo tutabyumvisha, kandi kutuba hafi kwayo birenze cyane amarangamutima, cyangwa se ibyo twapimisha amarangamutima gusa. Ni ukuri ko Imana ishaka ko wamenya ko iri kumwe nawe, ariko icyo yifuza kurutaho ni uko wabyizera kuruta kubyumvisha amarangamutima. Kwizera niko kunezeza Imana, ntago ari amarangamutima yacu. Mu bihe wumva Imana isa n'iri kure yawe, dore bimwe mu bintu wakora. Icya mbere wakora, erurira Imana uyibwire uko wumva umeze. Suka umutima wawe imbere y'Imana, yibwira amaganya yawe ntacyo uyikinze. Tura ibyo ufite byose ku mutima ku birenge by'Imana. Yobu nibyo yakoze, ubwo byose byari bimaze kumushiraho mu munsi umwe, nk'uko tubisanga mu gitabo cya Yobu igice cya 7 ku murongo wa 11. Muranyemerera tuhasome. Haravuga ngo, nicyo gitumye ntiyumanganya, mvuze mbitewe n'agahinda, ndaganya amaganya mbitewe n'ishavu riri mu mutima wanjye. Imana ifite ubushobozi bwo guhangana n'amaganya yacu, gushidikanya, umujinya, ubwoba, agahinda gasaze, umubabaro, kudasobanukirwa no gushidikanya, ndetse n'ibindi bitandukanye byose bijyanye n'uko twiyumva. Icya kabiri kandi, igihe wumva Imana isa n'iri kure, ujye utumbira kamere yayo, ukudahinduka kwayo. Ibyo umuntu yaba ari kunyuramo byose, uko waba wumva umeze kose, ujye iteka wibuka ko kandi wizirike kuri kamere y'Imana. Imana ntihinduka, uko yari ejo n'uyu munsi niko iri kandi niko izahoraho. Ujye wiyibutsa buri munsi ibidahinduka mu bumana bwayo. Imana ni nziza, iragukunda, ntizagusiga, ntizaguhana,
iri kumwe nawe, izi byose uri gucamo, ikwitayeho, kandi niyo mugenga wa byose, kandi uzirikane ko ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Igihe wumva Imana isa n'iri kure yawe, kandi icya gatatu wakora ni ukwizera ko Imana izasohoza amasezerano yayo. Igihe cy'umwuma wo mu mwuka ujye utegereza wihanganye, wishingikirize ku masezerano y'Imana utitaye ku marangamutima yawe, kuko Imana ntibeshya, kandi ko iri kukujyana ku rwego rwo gukura rwisumbuyeho. Ibyo unyuramo byose ntibishobora guhindura kamere y'Imana. Ubuntu bw'Imana buracyafite imbaraga kandi iracyari mu ruhande rwawe, kabone n'iyo wowe waba utabyumva. Yobu ni urugero rwiza rwo kureberaho uko twakwitwara mu gihe turi kunyura mu bihe by'umwuma mu buryo bw'umwuka. Yishingikirije ku ijambo ry'Imana nubwo Imana yasaga nk'iyamutaye cyangwa se Imana imuri kure. Nk'uko tubisanga muri Yobu 23 ku murongo wa 12, haravuga ngo ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Ndasubiramo umurongo wa 12b, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Aya ni amagambo akomeye umuntu yavuga igihe ari kunyura mu bihe bikomeye nk'ibyo Yobu yanyuragamo, ariko yarakomeye arashikama. Natwe rero twari dukwiriye gukomera ku Mana, tukizera ijambo ryayo niyo twaba turi kunyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Icya kane wakora igihe wumva Imana isa nk'aho iri kure yawe ni ukwibuka ibyo Imana yagukoreye mu bihe byashize. Umva, niyo nta kindi Imana yaba yarakoze mu buzima bwawe, ikwiriye amashimwe, ikwiriye icyubahiro ku byo Yesu yadukoreye ku musaraba. Twari kure y'amasezerano, twari abo gucirwaho iteka, ariko Yesu yemera gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba ku bwanjye nawe. Yazize ibicumuro byacu, we nta cyaha yakoze. Ubwo Yesu yishyiragaho ibyaha by'abari mu isi n'urubanza rwabyo, Imana yamwimye amaso kuko yamubonagaho ibyaha byacu. Maze Yesu aravuga ati, Mana yanjye n'iki kikundekesheje? Biragoye kwiyumvisha urukundo Imana yadukunze, gusa yabikoze kugira ngo njye nawe turokoke urupfu rw'iteka, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Igihe rero Imana isa n'iri kure yawe, ujye uzirikana yuko Yesu yemeye kureka byose kugira ngo ubone byose. Yarapfuye kugira ngo ubone ubugingo bw'iteka. Twaremewe kunezeza Imana. Iyo wumva Imana yagutaye nyamara ugakomeza kuyizera, wirengagije amarangamutima yawe, uba ugeze ku kigero gishyitse cyo kuyiramya. Turi gusoza, ndagira ngo uzirikane iyi ngingo. Imana iba ihari, ikuri hafi uko waba wiyumva kose, kandi dufate uyu murongo mu mutwe uzadufasha mu bihe umuntu ari mu buzima bw'umwuma wo mu mwuka. Turabusanga mu Baheburayo 13 ku murongo wa 5. Haravuga ngo ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti, sinzagusiga na hato, kandi ntabwo nzaguhana na hato. Amen. Hanyuma kandi ujye wibaza iki kibazo: nakomeza nte gutumbira Imana? Hanyuma ujye wibaza iki kibazo ukizirikane: nakomeza nte gutumbira kubana n'Imana, cyane cyane igihe isa n'indi kure, cyangwa se igihe isa n'iyanteye umugongo? Murakoze, murakunzwe.